Muri gereza abanyarwanda muri société civile bari mu mahanga kimwe n'abari mu gihugu bagize igitekerezo cy'uko tariki ya 14 z'ukwakira yaba umunsi wo guharanira amahame ya démocratie kugira ngo mu Rwanda tugire ubuyobozi bushingiye kuri démocratie ndetse waba n'umunsi wo gutekereza ku mfungwa za politique nizizira ibitekerezo byazo kimwe n'abandi bose barenganwa abafunzwe bakaba bafungurwa. Kuri tariki ya 14 z'ukwa 10 abanyarwanda bategura icyo gikorwa kuri uyu munsi basabye ko nagira ubutumwa ntanga. Ejo ku cyumweru nakore surprise n'abavandimwe baturutse hirya no hino, si benshi ni bakeya, ariko baraje barambwira bati tuzi ko uzaba uri mu bugenzacyaha, none turifuza ko uyu munsi twajyana mu misa, twaguherekeza mu misa kugira ngo icyo cyumweru iryo sengesho ry'uyu munsi turifatanye, kuko tuzi neza ko umunsi w'ejo uzaba udahari, uzaba uri mu bugenzacyaha. Ibyo koko maze kubazwa inshuro zigera kuri 3 mu bugenzacyaha, ndi kubazwa ku bintu bijyanye n'ubujura bukoresheje intwaro n'ubwicanyi n'irindi terabwoba ryakorewe abanyarwanda mu karere ka Musanze mu gice cya Kinigi nk'uko mubizi hagati ya 4 n'itariki ya 5. Abanyarwanda mwese murabizi ko ntawe nkuriye n'ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi, murabizi ko nta ntwaro zimena amaraso ngira, ntazo nigeze nta nizo nzegera na rimwe. Icyakora intwaro yanjye ni ijambo ry'ukuri, namwe nkaba mbasaba ko mugira ukuri twubakire ku kuri. Ijambo nifuza ko umunyarwanda wese kandi agira ni ijambo ryo kwamagana akarengane no kukarwanya aho kaba kava hose. Abifuje gushyiraho uyu munsi wo kwibutsa ko tugomba guharanira ku imfungwa za politique nizizira ibitekerezo byafungurwa mu Rwanda ndetse n'u Rwanda rukaba igihugu kigendera ku mahame ya démocratie, bagize igitekerezo cyiza, kuko abanyarwanda twese twifuza ko igihugu cyacu kitaba amakarengane, twifuza ubuyobozi bushingiye kuri démocratie. Démocratie tuvuga ni démocratie aho umunyarwanda wese yishyira akizana mu gihugu cye, ni démocratie ituma umunyarwanda agira ijambo mu bimukorerwa, ni démocratie ituma umunyarwanda atanga ibitekerezo bye nta nkomyi, ni démocratie ituma abanyarwanda tureshya imbere y'amategeko, ni démocratie ituma ubukungu bw'igihugu n'ibyiza byose by'igihugu bisaranganywa abanyagihugu bose, ni démocratie ituma iterambere risaranganywa mu turere twose tw'igihugu, ni démocratie ituma igihugu cyacu nta munsi cyongera kugira, ni démocratie ituma tubana neza n'ibihugu by'amahanga by'umwihariko duhereye ku byo duturanye nabyo. Ijambo ryanjye nicyo rivuga, ijambo ryanjye nicyo risaba, ijambo ariyo ntwara yanjye niyo nta yindi. Ijambo ryanjye ni risaba abanyarwanda ko tubana mu bwubahane, mu mahoro, tugashyira hamwe tugaharanira icyateza imbere igihugu cyacu. Muri iki cyumweru kandi abatangije bakaba banategura ibikorwa bya buri tariki ya 14 z'ukwakira, nabonye ko bifuje ko twazirikana by'umwihariko ku bari mu bahero yo mu Rwanda bazira ibikorwa, kuba bari mu bikorwa bya politique cyangwa bazira ibitekerezo byabo, bahanira ku burenganzira bwabo cyangwa ubw'abandi kubahirizwa. Abo bantu tubazirikana amasengesho yacu, abari mu gihugu tumenye ko dufite inshingano yo gusabira abo bantu ndetse tuzabira igihugu cyacu amahoro, ndetse abanyarwanda bari hanze icyo nabasaba ni ugutekereza ku ruhare rwabo mu kubaka igihugu cyacu. Dutekereze icyubaka igihugu cyacu, twe gutekereza igisenya igihugu cyacu, dutekereze igiteza imbere igihugu cyacu, twe gutekereza gusenya ibiri mu gihugu. Nkaba rero ngira ngo nsaba umunyarwanda wese muri iki cyumweru kuzirikana akibaza ati ese uruhare rwanjye ni uruhe kugira ngo twubake igihugu cyacu, uruhare rwanjye ni uruhe kugira ngo nubake urwambyaye mu mahoro mfatanyije n'abandi. Ndagira ngo nsabire igihugu cyacu umugisha ndetse n'abanyarwanda bose amahoro. Iki cyumweru twifatanyije twese abanyarwanda, ari abari mu gihugu n'abari hanze, dusaba amahoro, dusabira igihugu cyacu, ndetse abari mu mahanga nabo bifatanya n'abari mu Rwanda, ariko buri wese azirikana ku ruhare rwe rwo kubaka igihugu cye mu bumwe, mu mahoro no mu bwumvikane. Murakoze.